Abakoze subscribe kuri Nyayo TV show nawe turakora subscribe kingi kinigi cyo kuba subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Ndashimira umunyarwanda wese wakoze subscribe ndetse n'abandi bantu babasha kudutiza umwanya wabo cyangwa se amaso yabo cyangwa se amamega yabo kugira ngo tubashe kubana nabo. N'ubutwari bukomeye cyane umuntu wese atapfa gukora. Ndashimira rero umuntu wese wakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Murabona ko uyu munsi twasuye evangeliste, ndagira ngo utangire wibwira abantu ndetse unabasuhuza. Urakoze munyamakuru, banita Sosten. Urakoze cyane Sosten. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana tutizimya mu magambo. Ndagira ngo niba hari ijambo ufite riri ku mutima wawe cyangwa se ijambo wabwiriza undi muntu akaba ari umuntu wenda warutentebutse cyangwa se umuntu unaniwe muri we cyangwa se umuntu ufite ibibazo runaka muri we bimuremereye umutima we, ndagira ngo ubashe uganirize abantu badukurikiye ijambo wumva ryagufasha muri ino minsi cyangwa se n'irindi jambo ryabasha guhindura imitima y'abantu. Ijambo twababwira gusa ni ugukizwa, ni ugusanga Kristo, ni ukwegera Kristo wadupfiriye, wapfuye akazuka. Niryo jambo twabwira abantu muri iki gihe, duhamagarira abantu gusanga Kristo bakava mu by'iki gihe, bakava mu by'isi by'iki gihe. Nta kindi cyane turi kubabwira, nuko tubabwira bave mu by'isi baje basange Kristo. Urakoze cyane. Hari ibintu maze iminsi mbona hano kuri social media cyangwa se mu nsengero zigiye zitandukanye, ukabona pasiteri cyangwa se mwarimu cyangwa se undi muntu uhagarariye idini runaka akigisha ijambo ry'Imana, ariko yamara kwigisha ijambo ry'Imana ugasanga ibyo yigisha abakristo biyo cyangwa se ibindi bintu akora hanze bihabanye n'ijambo ry'Imana abigisha mu rusengero. Mu by'ukuri we nk'abari abantu bibabonye ni igiki bikwigisha cyangwa se ni igiki banengaho? Barahari abavuga butumwa b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma barahari benshi muri iki gihe. Bakababeshe uzakurikire gusa uzaguhamagarira gukurikira Kristo. Naho abandi bashaka indamu n'ibindi amafaranga, abo ni ab'iki gihe, ni abakurikiza indamu zabo, ni amabizinesi nk'izindi zose, nk'uko wafungura iduka ugacuruza ukunguka cyangwa ugahomba. Abenshi niko babikora, ariko twe duhamagarira abantu kuza kuri Kristo Yesu. Urakoze cyane. Umuntu akurebye ubu ngubu gutya yabona ko uri umuntu w'umugabo ushyitse uhamye kandi mu nzira nziza y'ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo tuganire kuri topic igira ati ese ni byiza ko wabana n'umugore wawe mwasezanye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko, hanyuma yaho ukamushakira undi mugore cyangwa se ukajya gusambana hanze? Ndagira ngo tuganire ku iyo sije, kuko abantu hano hanze hari abantu benshi cyane birembeje ibyo bintu. Ugasanga umuntu ni pasiteri, ugasanga umuntu ni mwarimu, umuntu ugasanga ni umuririmbyi, ariko ugasanga ni wa muntu n'ubundi usanga nta gukizwa kwe, ari wa muntu wibereye muri bwa buzima bwo hanze, ari wa muntu mbese umeze nta wamutandukanyiriza n'umuntu wo hanze ahangaha. Kuko hari abantu benshi, hari abapasiteri benshi cyane twagiye twumva bagiye bafatirwa mu ngo z'abantu cyangwa se bagiye basenya ingo z'abantu. Ndagira ngo iryo jambo urikomotozeho ugire ikintu wavugaho. Barahari benshi. Ariko icyiza ni ugukizwa, ukamesa kimwe kigaca. Nimba ukijijwe ukizwe, ibindi umubiri wawe wose ugomba gukizwa, ingingo zawe zose zigakizwa, ukava mu by'isi, mu irari ry'isi, icyo twita irari, ukarivamo. Inzoga, abagore, gusambana. Kandi gusambana umenye ko ari icyaha kinini cyane kiruta n'ibindi byaha. Icyo kintu kiraza kugisobanura, iyo ngingo iraza kugisobanura ukuntu icyaha cy'ubusambanyi ari kinini cyane. Nta guciye mu magambo rero, mu by'ukuri hari umuntu ngiye twaherutse kuganira turi kunywa icyayi ahantu, arambwira ati se nta hantu ujya ugera nawe ukigenza ukundi kuntu ukibeta ku buryo umugore wawe atamenya? Ndamubwira ati se kwibeta uri kuvuga ni ukwiye nyine ngo ukaba ufite ngo nk'umukobwa cyangwa se umwana muto ukiri mutoya ngo ugifite amabere ahagaze, dore ko abagore bacu tuba twashatse baba barabyaye ugasanga nta mabere afite ahagaze, nta hantu ufite usanga sometimes wamushatse utamureba nyine. Ndagira ngo ngusobanure neza. Hanyuma kanga ati nta hantu ujya ugira kubanza kujya kwibeta gatoya kugira ngo wumve ukuntu bimeze ahandi hantu. Nanjye nkamubwira ati se ni byiza kuba wacu umugore wawe inyuma? Iryo ni irari ry'isi twavuze,
irari ryisha abantu, ryisha abantu, abagabo baca abagore inyuma, abagore baca abagabo babo inyuma, nta kindi baba bashaka, ni irari. kandi iryo rari niryo rizababuza ijuru. none se wowe wumva ko washyigikira umugabo ufite umugore kuba yajya gusambana hanze? Ni byiza? Ni bibi cyane. icya mbere hari ibintu byinshi, biriya bintu hari bikubuza ijuru, biragusuzuguza, nta muco bifite n'umwe. urumva rero tugomba gukurikiza inzira y'agakiza, tugakizwa, tukava mu bintu by'irari by'ubusambanyi. ndetse Pawulo yaravuze ngo gushaka ni byiza, ariko utabikoze nabyo ni akaruhu. byaba byiza utabikoze, ariko bikunaniye shaka umugore umwe, niko Pawulo yabivuze. ubwo rero nushaka 2 3 ibyo bizaba bibaye ibindi. none se Bibiliya itubwira ko gushaka abagore benshi nibwo ari icyaha? gushaka abagore barenze umwe aho ngaho ntabwo cyaba icyaha cy'imbere y'Imana? Ni icyaha gikomeye, kuko Pawulo niko yabitubwiye. none ko tuzi ko hari umurongo muri Bibiliya ugaragaza ko hari umuntu muri Bibiliya washatse abagore ni Salomo ninde? none se byamurangiranye gute? Salomo uko yashatse abagore 1000, Salomo se yarangije neza? none Salomo ko tuzi ko yari umukozi w'Imana kandi afite ubwo bubasha gutunga abagore barenga 1000. nyine nusoma neza ntabwo yarangije neza, kubera icyo cyaha cy'ubusambanyi. ba Samusoni bari bakomeye cyane, bari bafite imbaraga. abagore b'indaya, abagore badakwiriye nibo bamumaze izo mbaraga. ba Dawidi byabagendeye gutyo, ba Aburahamu byabagendeye gutyo. abagore guca umugore inyuma cyangwa se gusambana ni icyaha kimwe kibi kitababarirwa, keretse nyine umutima wawe uhindutse cyangwa ukakira Kristo. none se nanone hari ikintu nashaka kukubaza. urabona hari ukuntu wenda usanga warashatse umugore runaka, ariko nyuma yaho bikaza kuba ngombwa ko wenda aza gukurwa mu mubiri, cyangwa se bikagenda ukundi kuntu akaba yanagenda. ese byo buriya ntabwo byaba icyagushaka kabiri? oya, umugore yagiye, nk'uko ijambo ry'Imana niyo musezerana muvuga muzatandukanywa n'iki? n'urupfu. iyo umwe apfuye rero nta kibazo, uba wemerewe gusubira gushaka undi. ariko igihe atarapfa nta mpamvu yo kumuca inyuma cyangwa se y'ubusamba. ubwo nibwo busambanyi, ni ubuhehesi, ni icyaha. kanumva ibintu bitoroshye. oya, inzira y'agakiza ntiyoroshe. inzira y'agakiza irakomeye, ni uguheba ariya marari yose. kandi iby'isi biraryoshe, urumva nyine ambiyanse z'isi ziraryoshe, ariko ni uguheba ukabireka, tugakurikiza agakiza. nk'uko aho tujya niho heza kuruta aho turi uyu munsi, kuko hariya tuzabaho imyaka 1000 n'ibihumbi turamya ubwiza. none se wizera Imana yuko ijuru batubwira kuko iryo joro rirahari? wenda nkawe wasomye Bibiliya kundusha, unizera Imana mu buryo wenda bugiye butandukanye wenda n'uburyo nanjye nizeramo. buriya ko batubwira ko ijuru ririho kandi rizatahwa n'abantu bakoze imirimo myiza, cyangwa se bakoze cyane kurusha abandi. icyo kintu nawe ujya ucyemera koko? none se utemeye ijuru wemeye isi? isi nimba uyireba uko ihari, uwayiremye ninde? ijuru rirahari, kuko ubwenge bwacu ni butoya cyane, kuko tureba isi uko ikoze bikadushobera. aho isi iteretse, ijuru nta kintu na kimwe kiyifashe. ijuru rirahari, my dear, Imana irahari, tushidikanye. Imana irahari, ifite ububasha, nawe igufiteho ububasha. ntabwo uciye nanone mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu kiganza turi kugira ngo ubu ngubu hari ukuntu tubona muri iyi si. ubundi hari ukuntu ushobora gushaka umugore cyangwa se ubana n'umugore wenda, ariko mbivuga muri iyo sanse. hari abantu benshi twagiye tubona bagiye bashaka abagore, ariko nyuma y'abagore babo ugasanga umugore yishe umugabo, cyangwa se umugabo yishe umugore. we nka biriya bintu, nk'umuntu wasomye ijambo ry'Imana cyangwa se wize cyane kundusha, biriya bintu muri ino minsi ko byeze, ni iyihe nyungu iba mwa biriya bintu? cyangwa se ni ubwihe butumwa wahereza abantu bafite imitima ikimeze kuriya? kuko ubu none biragoye kubona
kubona umugore wicaye mu rugo ugasanga yishe umwana, cyangwa se umupapa yishe umwana, cyangwa se umugore yiyahuye, bimeze bite? harimo ibintu bibiri. Harimo ubwicanyi bwose, harimo ibintu bibiri. Harimo inda nini, wenda bapfa ibintu, cyangwa se harimo ubunyamaswa, kutagira umutima wa kimuntu. Umuntu wese aremanywe umutima w'imbabazi n'ubuntu n'urukundo, ariko iyo wagize umutima w'ubwicanyi wabaye inyamaswa mu nyamaswa. Aho ikindi, hari igihe mwicana kubw'inda nini, ibintu, amafaranga, ibiki bene ibyo. Si byiza, ni icyaha kibi cyane. Twebwe hano hanze rero, buriya uri kuganira n'umuntu uzi ibintu by'Imana n'umuntu utazi ibintu by'Imana, biragoye cyane kuba wahuza abo bantu bombi kugira ngo babashe kumva ibintu kimwe. Mu by'ukuri wenda nkatwe twizera Imana, hari ibintu twizera sometime. Hari igihe tujya ahantu wenda tugusenga, cyangwa tukajya muri church runaka tukajya gusenga, ugasanga Imana yakubwira ati mwana wanjye ndakuzi, wakoze ibi n'ibi, nzakugirira neza, nzakurinda mu bikomeye, nzaguha inzu, nzaguha amafaranga menshi. Iriya myizerere njyewe sinjya mbasha kubikurura neza ngo mbyumve neza. Wowe byumva gute? Imana iganira n'abantu, Imana ivugana n'abantu. Amasezerano y'Imana arahari, turayafite. Rero nawe ufite amasezerano no kutabizi, nta Imana itakugeza, nta itagukura, ntacyo utaba cyo. Ibyo byose uvuze birashoboka, imbere y'Imana birashoboka. Twabibonye kenshi, nawe wenda warabibonye, aho Imana yagukuye, ndabizi ko wabibonye. So ibyo ni amasezerano. We wabibonye, udafite amasezerano itarakubwiye, biragushikira. Ariko uganira n'Imana, iyo usenga Imana ukavugana n'Imana, izi guha amasezerano, ikaguha destiny yawe, ikakubwira ati wowe uzaba uyu, kandi ukabigenderamo, kandi bikaba ugendera mu isezerano ry'Imana. Birakora, Imana iravuga, Imana irakora, Imana ni inyembaraga. Urakoze cyane. Ndagira ngo nanone tuvuge, urabona mu madini yacu, amadini abagiye atandukanye, ugasanga ba bantu batubwira ijambo ry'Imana, ba bantu batubwira kugira urukundo hagati muri twebwe, ba bantu batwigisha gutanga icyacumi, abantu batwigisha gutanga amaturo y'ishimwe, amaturo asanzwe, gufasha abakene, ugasanga ba bandi batwigisha urukundo mu by'ukuri mu murimo w'Imana babiheruka babyigisha abakristo, ariko muri bo nta rukundo bagira. Biriya bintu byoho ubibona gute? Abo nibo bantu twavuze, abantu b'imperuka, abantu b'iki gihe. Abantu b'iki gihe ni indamu zabo. So reka nkubwire ikintu cyo gutanga. Wari uvuze gutanga kose ni umugisha. Iyo urambuye ukuboko kwawe utanga ni umugisha. Guhabwa buriya ntabwo ari byo, ni umuvumo. Guhabwa guhora usaba, ahubwo uzasabe gutanga, kuko ni umugisha. Imana ifashiriza mu gutanga. Ibindi nimba uvuga ikintu udahagaze, udashobora gukora, abo ni ab'isi, abo ni ab'iki gihe, abo ni abadakijijwe. Bagomba gukizwa muri make, bakamenya Kristo wabambwe. Urakoze cyane. Mu by'ukuri rero abantu bari bamaze iminsi batubaza ati kudaherutse kutuzanira wa mukozi w'Imana ngo atuganirize, hari ibintu byinshi cyane agiye atubwira. Gira umurongo muri Bibiliya byibuze wabasha gusobanura byibuze, hanyuma ubwiriza umuntu ufite ibibazo bigiye bitandukanye, cyangwa se umuntu uremerewe n'ibibazo by'iyi si, dore ko dutuye hano mu mujyi wa Kigali, no mujyi utaba woroshye, umuntu biba bisaba kurya ibintu byose wahashye. Hari umuntu rero utabasha kubona ibyo bintu byose bisabwa bya buri munsi kugira ngo abashe kubaho. Hari abantu bafite imitima yatentebutse, hari abantu bacitse intege mu gusenga, hari abantu bacitse intege mu murimo w'Imana. Ndagira ngo abo bantu wongere ubabaremo icyizere, wongere ubabaremo imbaraga, ku buryo iryo jambo niba naryumva bavuga ati Mana ndagushimye yuko umpereje ijambo, cyangwa se numvishije iri jambo rigize aho rinkura, rigize naho rinsiga. Ijambo nakubwira ni rimwe riri mu Baroma, rivuga ngo ishobora gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Iryo jambo riramfasha. Imana ishobora gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Twebwe hari ibyo dutekereza, tugatekereza ngo dushobora gukora ibi, ariko ibyo dukora byose n'Imana ibikora. Dukora twishingikirije ku bubasha bw'Imana.
rero buri gihe nuzaza ukora icyo uzaza ugeraho ntukaza wumva ko ari wewe, nk'uko hari ababinaniwe, hari abatarabigezeho, ariko wowe wabigezeho. Ntabwo ari wowe rero, ntabwo ari wowe, no kubaho no kuvuga n'imbaraga ufite uyu munsi ntabwo ari wowe, kuko hari abandi bapfuye uyu munsi, hari abandi bari mu bitaro uyu munsi, hari abandi bameze ukundi kuntu uyu munsi, ariko wowe ufite imbaraga. Ntutekereze uko ari wowe, n'Imana ishobora gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza, bijya dutekereza n'ibyo twibwira. Murakoze cyane rero nyakubahwa Pastor Ntabwo Evangelist. ndi pastor, ngende umuvugabutumwa. Urakoze cyane ku nkosora ngaho. Imana rero mu ijuru igiye guhereza imigisha myinshi cyane. Biba bigoye kubona umuntu kugira ngo aduhereze interview cyangwa se aduhe ikiganiro yigisha ubwoko bw'Imana. Ni ibintu biba bigoye. Murabona ko twamusanze ahantu nyine mu kazi, ariko aravuga ati hamwe no gukorera Imana, kubera ko twavuze ngo no mu mvura amahindi tuzajya dukorera Imana. Wemera kuduha ikiganiro, ndagira ngo ushimire byimazeyo. Imana yo mu ijuru ikomeza kuguha imigisha myinshi cyane. Utanza bategura mbabwirize amatopiki menshi ndayafite, mbabwirize ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane.